bashyira ku nguri bakababona kandi byarangiza bakanabamanika nuko bigenda ibyo se biguteye ikikari bawe utekana bararamuka bamubanza ubugingo bwanjye burataburangirira aha ngaha byihorere umwana wanjye oya mwana wanjye nahora n'umugurizi ubundi umutinya basikura ino nakubonye hano nakubonye nakubonye utiki umuki mwamikazi umuti mwavuganye umuti abakurambere nyine aguhaye icyo abazanira abakurambere arayambwiye ngo mu minsi iza baragutumiye guha umuti waze abakurambere baba bawuhaye bigezeyo amahoro nubwo ngiye kumutegerereza hano ndabizi arahanyura kandi arahansanga yego ko rero urarumwe karame wagiye uguma mu rugo ko umwami yavuze ko utagomba kurenga irembo ko nyabusase byaba byankundiye ariko kubera ko mama yambwiye ko datagiye mu buganza guhura n'abatware biwe ngo bafitanye inama niyo mpamvu mpavuye kuko adahari naho ubundi se buriya n'ugiye guhiga bamumva yawe uko tukajyana kuko yambaza umwanya munini ntakubona mbura amabuye mu mutima wanjye ukize ngo iki umwana w'umwami yego rwose niko bimeze byiza umwana w'umwami koko ubwo koko ntushaka ko bazanca agahanga bakagaguha ku mbehe koko si ibyo mvuze maye ahubwo wareka nkagira icyo nkubwira reka nguture kano kabindi uturuke maze nawe nkubwire icyo nagushakiranye oya urambabarire ma reka njyana umuti waba Rutika urakoze kuba umpaye umwanya ngo nkubwire icyo ngushakira Rutika nuko nabuze ukuntu nabikubwira ariko nakunda gukunda Mana y'u Rwanda ave se kandi wigira ubwoba ibuka izina ryawe kare Rutikanga bityo uhere gukomera n'ukuri Mana y'u Rwanda mbarambamba we umuti w'abandi ndawumenye noneho ndacibwa umutwe burundu ariko kurumbayeho komera humura turagira uko tubisobanura ariko komera kandi barutikanga nk'uko izina ryawe riri koko ibi bintu niba ari nabyo ibanga ribi ryanjye nawe biduheremo sinshaka gupfa ntunyutse ndacyashaka kubaho ndeka nikorere ibyo naje nsaba ubuhigi n'ubugaragu Rutika umva se ngaho uceceka mubwire oya se kandi ceceka wiri uragira ngo bambambe bagira ngo nkubise umwana w'umwami koko ngaho rero uraceceka rwose hagira uzubona urira banca umutwe bagira ngo nkubise umwana w'umwami kugukunda nanjye ndagukunda ariko nirinda kubivuga kuko hagize unyumva nacibwa umutwe umutindi nkanjye umugaragu umuhigi w'ibwami byavugwa bite nakunze umwana w'umwami Rutika nibyo koko niko kazi ukora ariko ngiye ntabwo ariko nkubona mama uri umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye kandi wakoze kuba nkunda nuko ndagushimiye
dorire none se ubu busanze hano nk'ububera iki oya ntabwo wari agende rwose ngo tubona turi ko nk'ahangaha yavuga ngo iki ntabwo wari kunsiga disi ndajya nkukurikira noneho ese ntabwo byoroshye pe bambonye bantu umutwe noneho nta kintu bazakugira barugeze nzajya nkukurikira noneho cyane kuri umwana w'umwami nkanjye w'umutindi w'umugaragu oya ngenda w'umuhigi ndagukunda nzajya nkukurikira nawe uzongera kunsiga noneho rero reka nkubwire umunsi habaye ikibazo uzashakira ahangaha cyangwa se nawe nzagusanga ahangaha bitegereze neza utazayoba aha niho tuzaba nta kibazo tegereze neza aha niho tuzahurira ko mutarya mwibagiwe ahantu tugiye kujya ariko noneho reka ibiryo biryoshye menya ari murekatete wabitetse barasa neza 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 n'uburyohe byose ni we biryoshye ntacyo wabishinze kabisa vuba vuba ari kumwe ahantu tugiye kujya nizere ko mwese umutsima n'umutsama byabaguye neza. Yego nyagasani. None rero cyo ni mugende mukora uko mushoboye kose munzanire urukwavu rw'ishyamba nimugera hano buri wese asaba icyo ashaka. Yego nyagasani. Kandi nanjye nimutarunzanira ndabirenze. Mugende rero mukora. Yego nyagasani.
tukwemereye ko tuzakuzanira kandi umuhigo vuba. Murarumwe, karame mawe. Ndana mubwiye. Ise, ya mata ntabwo turekeye mu nkongoro hariya impande y'urusika wagiye ukaya. Mawe ariya amata yananiye. Nta kintu ndi gushyira amafaranga ngo kirenge mu muhogo mawe. Oya reka njye kuyakuzanira yawe. Ese, numva wabaho utarwita wese. Akira. Oya. Ntabwo ndi kuyabasha. Abaye kise kandi. Ntabwo se mawe. Barutikanga ko mperuka baragiye guhiga bakaba bataragaruka. Ubu ntibaba barahuye n'Imana. Naho ujya kubika iyo nkongoro ubundi uzumbwira ibyo. Hey! Hano uruzunguzungu rwego rugutuma icyombo rutuza no gutugirizwa ndakasabwa. Hey! 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 Ibyo kurya no kutanywa yibutse n'abagiye guhiga. Ikindi kandi wabwiwe n'iki ko barutikanga bagiye guhiga? Ubundi kuva ryari umenya iby'abahigi n'abaje? Amakuru nyine nuko nari maze iminsi myinshi ntababona. Ariko ubundi nta kibazo, nta kindi kiri hagati yanjye nawe. Ceceka w'umuroro nkwe. Maze iminsi ngukurikirana. Nkabona ibyawe sinzi ibyo ari. Kandi reka nkubwire. Winjijinisha. Maze iminsi ngukurikirana. Nkwitegereza nkureba. Amakuru ya ngukekaho ni insangariye. Isaka bimenye. Uracibwa umutwe. Umva reka nkubwire. Nako ndabimwibariza ibikurikira. Ni insangari byo. Nawe baramumanika. Reka nigendere nkuru. Salama katari kunyumva koko ndabigenza. Se nabwirwa n'icyo amakuru ya Rutikanga aho aherereye koko. Mani murengere. Uhagaze nkubwire gatse nkubwire. None se ko mpagaritse mwana w'umwana. Uzi ukuntu mba nkukumbuye ariko wowe haba hashize igihe kinini ntakubona. Ukegere. Yego kureba ko nta kibazo mbese mugiye. Ikibazo genda turi kumwe.
se ko mbona muziyaho nta muhigo mwabonye? Nyagasani, uyu munsi ducyuye umuyombo. Shariyo na Mwinjiro na Cyamudongo twarayazengurutse, ariko biranga bibi by'ubusa. Nizo tuvumbuye zikatwanikira. Uyu munsi wari ubaye wa kane bigenda gutyo. Wadutumyeho twanga kuza kubera yuko twe tutarabona umuhigo wadutumye. Iminsi ine yose ntacyo mwaronse, nta rukwavu rw'ishyamba mwabonye. N'inkwavu zose iyo nagiye hirya no hino mu gihugu nkura nazo, nari nzi ko icyo mugiye kumbwira ari uko mwishe nyinshi gusa, ahubwo mukabura uko mumuzizana kubera ubwinshi bwazo. None ngo twacyuye umuyombo, ariko ntako tutagize mwami. Twashyiragaho n'intozo zacu zigasanga uburari bwumye. Abarashisha imyambi nayo bayirasagaho zivuye. Mvunjira, iyi nkone mbi ntaguhagurukiraho. Uyu Karinda na bagenzi be banshyire ku ngoyi iminsi 2 mbere yuko nguhira indi tegeko ryo kubamanika. Uranyumva? Bikora uko. Ayiwe. Ubayishyize mwana wanjye. Bigenze bite? None kandi ubayishyize. Ntabwo mbizi. Utazi itegeko ry'uko habaye ibyose. Harimo n'abatikanga. Babashyira ku ngoyi bakababona kandi byarangiza bakanabamanika. Nuko bigenda. Ibyo se biguteye ikikara? Mawe, batikanga. Bararamuka bamubatse. Ubugingo bwanjye burataburangirira aha ngaha. Byihorere mwana wanjye tu. Mwana wanjye. Muganje wawe kandi mwami muri iki. Bagusaba kuvugana nawe. Habaye iki? Byagenze gute? Byaba ari ibanga? Aho mbwira, habaye iki? Byagenze gute? Muri bari abahigi bashyize ku ngoyi harimo ukundana n'umukobwa wawe. Ngo iki? None wabashyize ku ngoyi umukobwa wawe utajya kwiyahura. Ahubwo ivuguruze vuba umukobwa wawe atarara. Oya se buretse kwiruka. Ngo ukundana n'umukobwa wanjye ubimenye hashize igihe kingana iki? Akundana na Muroro nkwewe. Babimenye nimugoroba. Nindamuka amenye ko hashize igihe kinini ubizi,
ukabihisha ntubivuge nawe ndaguha igihano kitoroshye kandi aho batabara vuba umukobwa atarashira mu mwuka. gushira mu mwuka byo bije gute? Ikosa rya mbere naryumvishije, none iryo ryo kushira mu mwuka ngo ni ibiki? Yagiye kwiyaho kandi yerekeje y'ishyamba. Hashize igihe kingana iki? Hashize nk'amasaha 3 agiye. Aki? 3? Reka nze mbikurikirane. Mwabahigi mwe rero. Karamenya gasana. Twari dusanzwe dukorana neza. Turakumva nyagasani. Nta na rimwe mwigeze munsuzugura. Yego nyagasani. Usibye iri ryonyine. Ntago bizongera nyagasani. None rero ngiye kubadohorera mukomeza akazi nkuko mwagakoraga. Murakoze nyagasani. Nimwongera ikosa nk'iri ngiri nta zindi mbabazi muzaba muteze kandi muzahita mubura ubuzima bwanyu. Mvunjira badohorere. Unabarekure kandi bagende basubire mu mirimo yabo. Murakoze nyagasani. Hano we nishaka inyamaswa zizambye ariko ngiyeyo uzaza nsanga hano niba twabivuganye. Reka mbe nicaye aha ahubwo uzaza hansanga utikanga azansanga uko biri kose namara iminsi nawe atambona ko twabivuganye ko azaza nsanga aha ngaha cyangwa ngiye nkamusanga muri uru rutare uko biri kose reka mutegereze azaza hansanga.